Izi crepe rero ziba ziryoshye cyane, crepe ziteguye nk'uku nguku nazikoze ziba zifite icyanga, ikindi ziba zoroshye kandi ziroroshye kuzitegura nk'uko mwabibonye. Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye, nizere yuko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubarinda. Uyu munsi rero ngiye kubategurira crepe. Ibi ngibi biri aha ngaha nibyo turi bukenere: amavuta, amagi abiri, ifarini, isukari n'amata. Ngiye kubereka ukuntu wategura crepe rero ziryoshye, zoroshye, kandi murabona ko ibintu ngiye gukoresha ni ibisanzwe buri wese yabibona. Aka gasorori rero ngiye kumeneramo ya magi abiri, ubundi nyakubite, ndagenda mbereka akantu ku kandi paka nzisoje. Hari umushuti wanjye rero yari yansabye ko nazakora video nkabereka uko wakora crepe. Aline rero nizere yuko ubutaha zitazongera kugucanga, yuko noneho ubutaha uzazikora zikaba neza cyane. Aha rero mfite isukari, mfite uturahuri tubiri, mfite akarahuri kanini na gatoya, kamwe ni 1/2 cy'akanini. Nibyo bipimo ngiye kwifashisha, ndakeka ari byo byakorohera buri wese. Aka ngaka gatoya rero ngiye gupimamo isukari 1/2 cy'agatoya, ubwo ni 1/4 cy'ikirahuri kinini. Isukari rero ngiye kuyisuka muri ya magi, nkomeze mvange byivange neza. Noneho ngiye gukurikizaho ifarini. Ifarini yo ngiye gupima mu kirahuri kinini, ndapima ikirahuri kimwe cyuzuye. Ni ukuvuga ngo crepe ngiye gukora ntabwo ari nyinshi, ndakora crepe nyine ziringaniye. Ariko ushaka ama crepe menshi, ni ukuvuga wagenda ukora double y'ibipimo ndi kubereka. Ngiye gusukamo ifarini, ariko nyine ndabanza kuyiyungurura. Nakunze kubibabwira mu mavideo nagiye nkora, ibintu bijyanye n'imigati, amakeke, crepes, bisaba nyine uyungurura ifarini, kuko hari ukuntu usanga isa nk'iyakonje, hagiye harimo cyangwa se utuntu tw'utubombe, none ugasanga wavanga nyine ukabona igipondo cyawe ntabwo cyanoze neza. Ni byiza rero kumanza wayungurura ifarini. Noneho rero ngiye kukivanga kugira ngo nyine kivange neza. Noneho ngiye gukurikizaho amata y'inshyushyu, nabwo ngiye gupima mu kirahuri kinini, ikirahuri kimwe cyuzuye, nk'icyo nyine napimyemo ifarini. Noneho ngiye gusukamo amata, ariko ndaba nsutsemo makeya kugira ngo hataza kuzamo ibintu by'ibibumbe cyangwa bikangura kuvanga bitewe n'amata yabaye menshi. Mbaye nsutsemo makeya, manze mvange ibiti rimwe bise nk'ibivuyemo, niko ndagenda nyuma ngenda nsukamo n'ayandi.
urabona ko ahangaha ututirimwe cyangwa se utubuye twatangiye kuvamo. Uravanga neza cyane nyine ku buryo igipondo cyawe kiraba nta kantu na kamwe k'agafu kasigayemo cyangwa se utuntu tw'utubumbe tukirimo. Noneho ngiye gusukamo ayandi mata, nkomeze mvange n'ayandi nayo yose ndahita nyasukamo. Noneho ngiye gushyiramo amavuta, ndakoresha asanzwe y'igihwagari, ndashyiramo ikiyiko kimwe kinini. Nabwo nyine urakomeza ukavanga ukamakinga sure ko byivanze neza. Niba rero urimo urareba iyi video warakoze subscribe, turagushimiye cyane tubikuye ku mutima. Uwiteka aguhe umugisha. Niba nawe uri kureba iyi video ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel, tuguhaye ikaze na karibu kuri YouTube channel yacu. Ntiwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu mavideo menshi atandukanye, na video yose twaprodinze uhite uyibona mu ba mbere. Igipondo rero kimajije kunoga, kimeze neza cyane, ntabwo nyine ukora igifashe cyane, urabona ukuntu kimeze, ariko nabwo ntabwo ukora nyine ikirutuzi cyane, mbese ukora ikiringaniye ariko nyine cyoroshye. Noneho rero nshyize ipanu ku muriro, ngiye gushyiraho amavuta, ndakoresha utuvuta dukeya cyane, ni ukuvuga ngo utu tuvuta nshyizeho ni natwo twa mbere nyine n'utwa nyuma nkoresheje. Ntabwo buri crepe ngewe ngenda nshyiraho ayandi mavuta, nyashyiraho inshuro imwe kuri crepe ya mbere, ubundi izindi crepe ngenda nyine nshyiraho nta yandi mavuta nashyizeho. Ariya mavuta nyine niyo ya mbere ni nayo ya nyuma nkoresheje, izindi ndagenda nzishyiraho nta mavuta nshyizeho. Ushyiraho rero urabona ko karoroshye, kari kwijyana, noneho ukagenda usanza neza, ikajya nyine ku mpande zose, ku ndiba hose, ubundi ugatekera ku muriro uringaniye utari mwinshi cyane kugira ngo itahita ishirira. Noneho muri kubona ukuntu iri kugenda izanamo utuntu tw'utudomo, uko igenda yumuka cyangwa se ishya, hagenda hazamo nyine utuntu tugiye ari utudomo. Noneho kuyihindura ngiye kugenda nkozaho akayiko, noneho nyite nyifatisha intoki, nazikarabye zirasa neza, nyihindure. Bitewe n'ukuntu nyine igipondo cyayo cyoroshye, nko gukoresha akandi kantu yihindura hari ubwo byagorana, ngewe ngenda nkoresha kubera amacaka uducrepe nyine tworoshye cyane, nkakoresha kuri akayiko, ubundi nkahita nyifatisha intoki. Noneho ngiye gushyiraho iyindi crepe nk'uko nabibabwiye, nta yandi mavuta ndi bushyireho, kubera mwibuke mu gipondo cya crepe nashyizemo ikiyiko cy'amavuta. Rero kiriya kiba gihagije, ntabwo ari ngombwa ko uziteka nyine nk'amacapati, buri capati niyo ugenda ushyiraho ayandi mavuta ku ipanu. Crepe rero kuva nashyizemo ikiyiko mu gipondo, mu ruvangitiranye nakoze
biba byoroshye iyo ipano washyizeho amavuta ya mbere, ntabwo ari ngombwa ko buri crepe ugenda wongeraho amavuta. Ku bantu bashyashya rero, hano ducishaho amavideo atandukanye arimo ayo guteka, mbatekera indyo zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, tugacishaho amavideo ya vlogs, story time n'ibindi byinshi bitandukanye ariko bitari kure nyine ya famiye yacu. Ikindi video nuyireba ukabona hari ikigufashije urayikunze, ntiwibagirwe no gukora like. Izi crepe rero nkoze nagerageje gukora uducrepe nyine tworoshye, hari ibindi biba bijya mu macrepe nigeze nshyiramo, nakoze nyine crepe yoroshye yakorohera buri wese, ariko wenda ubutaha nzabereka n'ubundi buryo ushobora gukoramo izindi crepe n'ibindi bintu ushobora kongeramo, uyu munsi bwo ntabashije kubereka. Niba rero we uri kureba iyi video hari n'indi nteko runaka ushaka yuko nazabatekera, unyandikire muri comment nzayibatekera. Crepe rero ngizi zahiye, urabona ukuntu dusa neza. Ikirushaho rero turaryoshye cyane, turoroshye, dufite icyanga, kandi mwabonye ko nyine ibintu nakoresheje ni ibintu byoroshye bisanzwe, buri wese rero yabasha kuzikorera iwe mu rugo. Mwakoze rero kubana nanjye muri iyi video. Uwiteka akomeze kubarinda, Uwiteka akomeze kubagirira neza, ahaze kwifuza kwanyu kose kwiza. Niba utarakora subscribe ntiwibagirwe kuyikora, tujye tubana mu mavideo menshi atandukanye. Ndabakunda mwese, ciao ciao.